Ubushyuhe bw'isi buragenda bwiyongera cyane muri iki gihe kubera ihindagurika ry'ikirere. Abahanga muri siyansi yiga iby'ikirere n'abahanga mu bya siyansi yiga iby'ubuzima barimo gushakisha uko bamenya neza ingaruka z'ubu bushyuhe ku mikorere y'ubwonko bwacu. Kubitangizaho ubushakashatsi byatewe n'uko kwa muganga abaganga bagiye babona imibare y'abaza kwivuza indwara zo mu mutwe barushaho kuza kwivuza ari benshi, kandi abari basanga izo ndwara bakarushaho kuremba mu gihe cy'ubushyuhe. Iki gitekerezo cyaje gite? Stephen Smith, umubyeyi wa Jacques, avuga ko igihe Jacques yari afite amezi 5 gusa yafashwe bwa mbere n'uburwayi bwa tonic clonic seizure twagereranya n'igicuri kigitangira. Umubiri we muto waragagaraga cyane maze ukongera ukarekurana. Gusa avuga ko yabonye bwa mbere igihe wabo hari ubushyuhe bwinshi cyane, kandi nawe yabaga ashyushye cyane. Uko byagendekeraga umwana wabireba, yavuze ko aricyo kintu giteye ubwoba cyane yabonye. Reka nguhe ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kubagezaho ibyavuye mu bushakashatsi ku ngaruka zigera ku bwonko bwacu bitewe n'ihindagurika ry'ikirere. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukore like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment duhe igitekerezo. Kugagara k'umubiri ukamera nk'uguye igicuri byakomeje kujya biba kenshi kuri Jacques twatangiye tuvuga muri iyi nkuru mu gihe cy'ubushyuhe. Uko impeshyi yazaga, umuryango waraguye umwana wakoraga ibishoboka byose kugira ngo izigumane ubuhehere, kugira ngo ubwo burwayi bugagaze umubiri bugatuma umera nk'ufashwe n'amashanyarazi budahitana umwana wabo. Birumvikana ko bamujyana kwa muganga kenshi ko yabaga yafashwe, kandi abaganga bamwitagaho bagezeho baramumenyera. Kumuvura kenshi byatumye bibaza niba iyo ndwara igaruka kenshi mu gihe cy'ubushyuhe ntaho yabihuriye n'ihindagurika ry'ikirere, maze ubushakashatsi butangirira. Jacques nyuma yo gukorerwa isuzuma ryimbitse ry'uturemangingo agize amezi 18 bamusanzemo icyitwa Dravet syndrome. Iyi ikaba ari indwara y'ubwonko igira ibimenyetso by'igicuri. Ubushakashatsi bugezweho buvuga ko iyi ndwara ifata umwana umwe ku bana 15,000 ku isi ugereranije. Ubwo burwayi bwo guta ubwenge by'igihe gito bukunze kwita seizures akenshi buzana ubumuga mu bwonko cyangwa izindi ndwara zo mu bwonko nka autisme cyangwa indwara ya TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, hamwe n'ibibazo byo kuvuga, kugenda, kurya no gusinzira. Ubushakashatsi bugezweho bwemeza ko ubushyuhe n'impinduka zitunguranye z'ibipimo byabwo bishobora kuzana ingorane zo guta ubwenge, kwitura hasi cyangwa ibindi bimenyetso by'igicuri. Uko impeshyi zirushaho gushyuha kandi ubushyuhe bw'isi bukazamuka muri rusange, imibare irushaho kugaragaza ko iyi ndwara iri kwiyongera cyane. Usibye kuba hagenda haboneka abarwayi bashya bitewe n'ubushyuhe bwinshi buri kugenda bwiyongera, abasanga mu burwayi nabo barushaho kugorwa kandi abarwaza bakarushaho guhangayika. Dravet syndrome, indwara ifite ibimenyetso nk'iby'igicuri, ni imwe mu ndwara zo mu mutwe zirushaho kumerera n'aba bayifite mu gihe cy'ubushyuhe bukabije, nk'uko bivugwa na Sanjay Sondia, inzobere mu kureba ingaruka z'ubushyuhe ku bwonko wo muri University College London. Sanjay usanzwe ari umuganga w'indwara z'ubwonko, neurologiste, akaba n'inzobere mu buvuzi bw'igicuri, niwe watangije ubushakashatsi kuri indwara bitewe no kwibaza impamvu abarwayi bayo biyongera mu bihe by'ubushyuhe kandi abarwayi bayisanganywe bakagaragaza ibimenyetso byo kuremba kuruta uko byari byifashe mu gihe cy'ubukonje. Yatangiye kwibaza niba ihindagurika ry'ikirere ritaba rigira ingaruka ku bwonko. Ukuri gusanzwe kwemerwa n'abahanga mu by'ubuzima bwo mu bwonko bemeranya ko n'ubusanzwe ubwonko bukora neza bitewe n'uko umubiri muri rusange umerewe. Ikindi ni uko ibikorwa byinshi by'ubwonko bigendana n'uburyo umubiri ugerageza kuba uhanganye n'ubushyuhe. Abahanga bavuga ko ubushyuhe bushobora guhindura uko ubwonko bwacu bukora, tukarushaho kugira urugomo, umujinya no kwiheba. Ubushyuhe bushobora guhindura amarangamutima ya muntu, kandi uko twitwara mu mibanire yacu n'abandi bishobora guhinduka bitewe n'uko ikirere cyifashe. Mu gihe yakoraga ubushakashatsi mu bitabo bya siyansi yigisha iby'ubuzima, yamenye ko indwara zitandukanye zibasira ubwonko zirushaho gukomera no kwiyongera iyo ubushyuhe bwiyongereye. Mu ndwara ziyongera cyane bitewe n'ihindagurika rituma ubushyuhe bw'isi bwiyongera harimo igicuri, gucika k'udutsi two mu bwonko, stroke, encephalitis, migraine n'izindi. Yabonye kandi ko ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere ku bwonko bwacu ubu zirimo kugenda ziyongera cyane muri iki gihe kuruta uko byari byifashe mu myaka yashize. Urugero, mu mwaka 2003 ubwo habagaho ubushyuhe bwinshi mu Burayi, abantu bapfuye kubera uburwayi, impfu bapfuye ku rugero rwa 7% zari zifitanye isano n'indwara zo mu bwonko. Imibare nk'iyo yabonetse no mu Bwongereza igihe bwibasirwaga n'ubushyuhe bukabije muri 2022. Twabivuze ko ubushyuhe bushobora guhindura imikorere y'ubwonko ku bijyanye n'amarangamutima, tukarushaho kugira urugomo, umujinya no kwiheba. Bityo ubushakashatsi buracyakomeje kubera ko abantu benshi bapfa ku isi kubera ibikorwa by'urugomo nko kurwana, ibikorwa by'ubwiyahuzi no gutega abandi ibico bikabahitana. Ntago harasesengurwa amakuru ahagije ngo bihuzwe n'ihindagurika ry'imikorere y'ubwonko bitewe n'uko ikirere gihagaze. None se kuba isi iri kugenda irushaho gushyuha kubera ihindagurika ry'ikirere, niki twakwitega nk'ingaruka ku bwonko bwacu muri rusange? Ubwonko bw'umuntu ku kigeranyo rusange ni gake cyane bushobora kurenza dogere Celsius imwe y'ubushyuhe ku gipimo umubiri wacu buriho. Nubwo bimeze bityo ariko, ubwonko ni rumwe mu ngingo z'umubiri zikenera ingufu, energy nyinshi, kandi bukora igipimo runaka cy'ubushyuhe iyo turimo gutekereza, kwibuka, niyo turi kwita ku bituri iruhande. Wenda ni kenshi waba warumvise ugize ubwoba maze ukabyiyumvamo ko umubiri wawe ushyushye cyane, cyangwa warabyumvise ko iyo hashyushye ushobora kunanirwa kwibuka, cyangwa waba uri mu ishuri ukumva gukurikira amasomo biri kukugora.
nta kindi kiba kiri mu kuba ni uko ubwonko buba bwugarijwe n'ingufu z'ubushyuhe maze bugatangira gukora nabi cyangwa gutinda mu byo bukora. Mu mimerere nk'iyo biba bisobanuye ko umubiri wacu ugomba gukora cyane kugira ngo uhe ubwonko buhehere bukwiriye. Iyo umubiri ufite ubushyuhe bukwiriye bituma amaraso atembera mu dutsi duto two mu bwonko ku gipimo gikwiriye. Nanone bituma ubwonko busohora ubushyuhe bugereranije bigatuma bugumana igipimo cy'ubushyuhe gikwiriye. Ibi ni ingenzi cyane ku bwonko kuko uturemangingo twabwo tuzahazwa bikomeye cyane n'ubushyuhe. Reka tuvuge gato ku kuntu ubwonko buteye. Ubwonko bw'umuntu buremwe mu buryo buhambaye. Iyo umwana ari mu nda ya nyina, ubwonko bwe bukura hakurikijwe gahunda yashyizweho kandi buri munota muri havuka ingirabuzima fatizo cellules cerebrales z'ubwonko nshya zibarirwa mu bihumbi zirema cyangwa zikavuka. Abashakashatsi bavuga ko ubwonko bw'umuntu mukuru bugira ingirabuzima fatizo zihariye zigera hafi kuri miliyari 100 arizo twakwita imyakura neurone. Nanone izo ngirabuzima fatizo zigize ubwonko bw'umuntu mukuru zishobora gupima ikiro kimwe n'igice. Reka turebe bimwe mu bintu bitangaje ubwonko bwacu bushobora gukora. Kugira ngo ubwonko bwacu bukore neza bifashwamo n'ingirabuzima fatizo. Izo ngirabuzima fatizo zigizwe ahanini n'urusobe rw'imyakura n'ibindi bintu byo mu rwego rwa shimi bikorera mu bwonko. Ubwonko bw'umuntu bufite imyakura ibarwa muri za miliyari, yose ikaba ihanahana amakuru binyujije mu mitsi miremire. Umwakura umwe ushobora gukorana n'indi myakura ibarwa mu bihumbi binyuze ku dutsi duto cyane tuyihuza. Iyo myakura ingana ityo n'imitsi ihuza iyo myakura bikorana neza kandi bigakora kuri gahunda mu buryo butangaje. Tekereza gato ukuntu bigenda iyo turimo kuvuga. Iyo tuvuga ubwonko buhuza imirimo ikorwa n'imikaya igera ku 100 y'ururimi, umuhogo, iminwa, inzasaya n'iyo mu gituza. Iyo mikaya yose bigomba gukorera kuri gahunda kugira ngo ibyo tuvuga byumvikane. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 ku birebana n'ubushobozi bwo kuvuga indimi bwagaragaje ko impinja zifite ubushobozi bwo kumenya buri jambo rivuzwe. Ibyo bishimangira iby'abashakashatsi benshi bemera bavuga ko tuvukana ubushobozi bwo gutandukanya indimi no kuzivuga tukazimenya. Hari abahanga bavuga ko ubwonko bwacu bufite ubushobozi buhambaye cyane bwo kubika amakuru menshi, ariko tukaba tutabukoresha mu buryo bwuzuye kuko tubaho igihe gito. Hari ikinyamakuru cyasohotse mu mwaka wa 2010 cyavuze ko ugereranije ubwonko bwacu bufite ubushobozi bwo kubika ibintu biri muri filime yamara amasaha agera kuri miliyoni 3. Kugira ngo urebe iyo filime uyirangize byagutwara imyaka irenga 300. Ibyo uri kumva bitangaje, ariko birashoboka cyane ko ubwonko bwacu bufite ubushobozi bwo kubika amakuru kandi bukabika ibintu byinshi cyane kuruta ibyo tuvuze. Umushakashatsi umwe yavuze ko ugereranije ubwonko bwacu bushobora kubika amakuru yakuzura ibitabo bigera kuri miliyoni 20 bingana n'ibiri mu mazu y'ibitabo manini kuruta andi ku isi. Abahanga bamwe bazobereye mu by'imyakura batekereza ko mu gihe giciritse ubuzima bumara umuntu akoresha 1/100 cya 1/100, ni ukuvuga 0.0001 cy'ubushobozi bw'ubwonko bwe. Birakwiriye kwibaza tuti kuki dufite ubwonko bufite ubushobozi bwinshi bene aka kageni kandi dukoresha agace gato cyane kabwo mu gihe giciritse cy'ubuzima bwacu. Igitabo The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders cyavuze ko ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi butagira imipaka bwo kutibagirwa nubwo haba hashize igihe kirekire. None se ko ubwonko ari urugingo rutangaje, bigenda gute kugira ngo umuntu agwe igicuri ate ubwenge, cyangwa bigenda gute kugira ngo umuntu wari usanzwe atekereza neza asare? Bwa bushakashatsi twatangiye tuvuga bwize neza uko bigenda iyo ubwonko buri guhindagura imikorere bugamije guhuza n'imimerere y'ikirere niba gishyushye cyangwa niba gikonje. Uko igipimo cy'ubushyuhe kizamuka haba hanze cyangwa mu mubiri, imyakura igenda igabanya umuvuduko yari isanzwe ikoresha mu guhanahana amakuru hifashishwa udutsi duto tubarirwa muri za miliyari. Uko iyo mimerere itinda, ibice bimwe by'ubwonko bitangira gukorana nabi kandi ubwonko bukananizwa no kutabona ogisijeni ihagije. Mu magambo make, kubaho kw'igicuri biterwa n'uko ubwonko buba bubuze ogisijeni ihagije mu gihe gito kandi kiri munsi y'isegonda. Ufashwe n'igicuri cyangwa izindi ndwara zifata ubwonko ashobora kwiyumvamo isereri cyangwa ubushyuhe budasanzwe, kandi akenshi iyo aguye ashobora kumara igihe runaka atumva cyangwa ngo asesengure amakuru y'ibiri kumubaho. Guhuza amakuru ku bwonko wa mushakashatsi yavuze ko bisa n'imikorere y'imashini cyangwa isaha. Iyo ibice bigize isaha bikorana neza ikomeza kubara kandi inshinge zayo zigatanga amakuru yiringiwe ku muntu ushaka kumenya igihe. Mu gihe cy'ubushyuhe bukabije guhindura uburyo ubwonko bwari busanzwe bukora. Ibi bishobora kugira ingaruka, urugero nko gufata ibyemezo, n'abantu bakaba bakora ibintu biteje akaga kurushaho. Birumvikana ko abasanzwe bafite indwara zo mu bwonko bo bagerwaho n'ingaruka nyinshi kurusha iyo ubushyuhe bwiyongereye. Sanjay wa mushakashatsi yagize ati, kuringaniza igipimo cy'ubushyuhe ni igikorwa cy'ubwonko kandi gishobora kugira kirogo y'ibice by'ubwonko bitarimo gukorana neza. Ibi bishobora gutuma ubwonko buva ku gipimo cy'ubushyuhe bukwiriye kuba buriho. Ku bantu bakuze umubiri wabo busanzwe ugenda unanirwa kwihanganira ubushyuhe bukabije kuruta uko bigenda ku bakiri bato. Hejuru y'ibyo twongera ko imiti imwe n'imwe yifashishwa mu gutuma ubwonko buguma ku gipimo cy'ubushyuhe gikwiriye isiga abayifata bahanganye no gucika k'udutsi duto two mu bwonko kubera ubushyuhe, ibizwi mu buvuzi nka hyperthermia. Ubushyuhe bukabije n'amajoro ashyushye cyane bigira ingaruka ku gusinzira n'ibyiyumvo byacu.
gusa bikaba bibi kurushaho ku bantu bafite uburwayi bwo mu bwonko nk'igicuri n'izindi ndwara. Ubu bushakashatsi bwakorewe mu bihugu by'i Burayi bwagaragaje ko ibimenyetso n'imibare y'abafatwa n'iyi ndwara hamwe n'imibare y'abapfa basanzwe bafite uburwayi bwo kwibagirwa dementia yiyongera cyane mu bihe by'ubushyuhe. Kimwe mu bisobanuro ibi gishobora kuba ari uko abantu bakuze umubiri wabo ugenda unanirwa kwihanganira ubushyuhe bukabije. Kwiyongera k'ubushyuhe kandi guhuzwa no kwiyongera ko gucika k'udutsi duto two mu bwonko stroke n'impfu zibikomokaho. Mu ngingo imwe yasesenguye amakuru data y'impfu ziva kuri stroke mu 2025, abashakashatsi basanze mu mpfu 1000 zabaye bivuye kuri stroke imitsi ishyushye yabigizemo uruhare kuri 2%. Bethany Davis, umuganga w'inzobere mu kuvura abantu bakuze muri University Hospitals Sussex mu Bwongereza, yavuze ko ibyo bishobora kumvikana nk'umubare muto ariko ushingiye ku kuba ku isi hari impfu zibarirwa muri za miliyoni za stroke buri mwaka. Ubushyuhe bushobora kuba butera izirenga 10,000 ku mwaka. Bethany hamwe n'abakoranye nabo ubwo bushakashatsi baburira ko ihindagurika ry'ikirere rishobora kuzatuma ibyiyongera mu myaka iri imbere. Bethany avuga ko igipimo cy'abapfa bitewe na stroke gishobora kwiyongera no mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere bisanzwe bihanganye n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, kandi ko ibi bihugu ubu biri kubona kwiyongera kwa stroke kurusha uko byari bimeze mu myaka yashize. Ibimenyetso byinshi bigenda byiyongera byerekana ko abantu bakuze hamwe n'abafite ibibazo by'ubukene bafite ibyago byo kwicwa n'indwara zifitanye isano n'ubushyuhe. Ikindi wamenya cyagaragajwe n'ubushakashatsi ni uko isi ishyushye kurushaho irimo no kugira ingaruka ku mikurire y'ubwonko bw'abana. Jean Heste, inzobere mu buzima bw'abagore muri Imperial College London mu Bwongereza, avuga ko hari isano ya bugufi hagati y'ubushyuhe bukabije n'ibibazo bivuka mu gutwita no kubyara mbere y'igihe. Ubushakashatsi bwa vuba bwerekanye ko ubushyuhe bukabije bufite aho buhuriye na 26% by'inda zavutse igihe kitageze, ibishobora gutera ibibazo by'imikurire y'ubwonko bw'abana ndetse n'indwara z'ubwonko kuri bo. Muri miliyoni 130 z'abagore babyara buri mwaka, abenshi bibera mu bihugu bishyuha, bivuze ko bamwe ihindagurika ry'ubushyuhe ribagiraho ingaruka abandi ntibibabeho. Ubushyuhe bukabije kandi bugabanya igipimo cy'amazi akikije ubwonko. Iba abahanga bakemeza ko bitera ibyago by'uko ubumara, toxins, bacteria na za virusi bishobora kubwinjiramo mu buryo bworoshye. Uku kwiyongera k'ubushyuhe kandi gushobora gutera impungenge kurushaho kubera kwiyongera kw'imibu ikwirakwiza za virusi zishobora gutera indwara z'ubwoko nka Zika, Chikungunya na Dengue. Izi zikaba ari indwara zigenda zirushaho kugaragaza ubukana bwazo muri iyi myaka tugezemo. Sanjay avuga ko hakiri ibibazo byinshi kuri izi ndwara zibasira ubwonko bitewe n'ubushyuhe bitarabonerwa ibisubizo. Urugero, ese ziterwa n'igipimo cyo hejuru cyane cy'ubushyuhe, ziterwa n'igihe ubushyuhe bumara, cyangwa ubushyuhe bwa nijoro nibwo bwabugira ingaruka mbi kurushaho? Ku rwego mpuzamahanga, kwezi kwa Nyakanga muri 2023 niko kwezi kwashyushye cyane mu mateka y'isi. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, yagize ati igihe cyo gushyuha ku isi cyararangiye, igihe cyo kubira kiratangiye. We yemeza ko isi yarenze gushyuha, ahubwo mu mboni ze abona ko isi irimo kubira. Ihinduka ry'ikirere riratuganisha he? Antonio Guterres yagize ati ihindagurika ry'ikirere ni ukuri kandi ririmo kwiyongera. Igihe cy'ubwonko bushyushye nibwo kigitangira. Mu gusoza iki kiganiro, reba ko wakoze subscribe, kandi niba utabikoze kora subscribe kandi ufungure inzogera, kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa ikibazo. Mbifurije kugubwa neza.